Bahaye ikaze kuri website yanyu www.oshakurufilms.com. Uyu munsi mbazaniye iki? Mbazaniye filime 10 ushobora kureba ubu ngubu ziri gutrendinga. Ariko mbere ya byose, uyu munsi turi kuwa mbere tariki 7 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2025. Turibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Twifatanyije n'abanyarwanda twese muri rusange muri iki gihe turimo turibuka abacu bazize Jenoside. Gahunda ni yayindi, twibuke twiyubaka tuvuga ngo never again. Ku mwanya wa 10 rero turasanga filime yitwa Last Supper. Ni filime yakozwe n'umusobanuzi witwa Gaheza. Muri no minsi ari gukora ariko ijwi rye ntabwo rimeze neza cyane, sinzi niba ari ngiri kubyumva gusa. Ariko ino filime iri trend, haciye igihe badakora filime zijyanye n'iyobokamana zabasobanuze gusa, na Hollywood muri rusange yari imaze igihe idakora filime zijyanye n'iyobokamana. Ariko Last Supper ni filime nziza irangira wareba. Ku mwanya wa 9 turasanga filime yitwa House of David. House of David ni filime ivuga ku nkuru ya Dawidi, ukuntu yagiye kwa uriya Sauli, akagenda ari ibibazo iwabo, akavuka bakamwereza mu nama. Yaravutse mu buryo butari bwa bundi bwiza kuko papa we yamubyaye ku mugore utari w'isezerano. Ni ibintu byinshi. Umuryango wabo baza kuwuca, agenda kwa Sauli amucurangira. Sauli kubera kwigomeka ku Mana no gukora ibyo Imana idashaka, yarasigaye yikira hejuru. Ni filime nziza rero, ushobora kwireba niba ukunda filime zijyanye n'inkuru za Bibiliya. Ni nziza cyane. Ni filime yakozwe n'umusobanuzi witwa Savimbi, niyo turi gukomeza cyane. Hari n'undi musobanuzi wayikoze witwa Habibu, icyamamare cyangwa ikirangire. Ndagusohoje brotherman. Ni filime nziza utacikwa, ushobora kureba. Ku mwanya wa 9 turasanga filime yitwa Baby John. Ubu tugiye kujya muri filime nyinshi zihari zirangira za Rocky kuko ni uri trend cyane, ntabwo ibyo ngibyo twabyirengagiza. Filime nyinshi urasanga arize kandi nyinshi none nibihinda ari gukora muri iyi minsi. Ku mwanya wa 9 turasanga filime yitwa Baby John, filime y'umugabo ufite akana. Reka no kubisobanura cyane, ngiye nibabwira amazina kugira ngo video ize kuba ngufiya ujyeho uhita wirebera. Ariko ziraba ari filime ziri trend, no guhitamo gusa biba byoroshye. Ku mwanya wa 9 ubwo turasanga Baby Jones, filime nziza y'umugabo ufite akana. Ku mwanya wa 8 tuhasanga igihinde bita Fatei. Fatei nacyo ni igihinde cyiza. Niba warakunze filime nka za Sarar ticyagucika, zira filime z'abakteri baba barenze. Ku mwanya wa 7 turasanga igihinde cyitwa Be Happy. Be Happy cyangwa se ishime. Uko zikurikirana ntago ariko zirenze kuko biterwa na go ya filime ukunda filime z'ama story. Uko zikurikirana ntago ariko zikunzwe, ariko niko mba nagerageje uko zagiye zisohoka niko mba nzibabwiye. Ku mwanya ukurikiyeho ari wa 6 turasanga filime bita Nada Anian. Nada Anian iginde nacyo wagiye ukareba, filime nziza cyane. Ku mwanya wa 5 turasanga yitwa Trap. Trap nayo ntago ari igihinde ariko niyo umugabo buri umusiriyo killer, aba yica abantu noneho bakamutegera muri stade akabura uburyo asohoka neza. Filime abarwana n'uburyo yasohoka muri stade kandi abarimo umugore nawe wiziritse uri kuvuga ati uwo mwicanyi tumubone. Baramuhiga rero bikarangira bamufashe, ariko bari kumujyana kumufunga birangira afata igare agakuramo akareyo, ano mareyo y'igare, bikarangira yifunguye akavuga ni hasohoka igice cya 2 tuzakibaha, don't worry. Ku mwanya wa 4 turasanga igihinde bita Deva. Ni gishyashya gisohotse ubu ngubu 2025. Ushaka kujya kuri website ukabasha kukireba nta bibazo. Ku mwanya wa 3 turasanga filime yitwa Beauty in Black. Beauty in Black ni filime nziza yakozwe na Rocky, iri trend bya hatari. Ushaka kujya ukayireba. Ni agasizoni keza karimo ibintu bijyanye no gucana inyuma. Ntabwo twashishikariza umuntu uri munsi y'imyaka 18 ko yajya kwireba kuko harimo ibintu bitari byiza. Ushaka kugenda ukayireba. Ku mwanya wa 2 rero turasanga igihinde bita Rustom. Rustom ni igihinde gishyashya, ntabwo ari gishyashya kuko Rocky yari yaragikozeho ariko yagisubiyemo cyane. Ni igihinde cya Akshay Kumar cyasohotse mu mwaka wa 2016, akaba yongeye kugisubiramo. Ushobora kugenda kuri website ukayireba, iri trend ubu ngubu muri uko kwezi kwa 4. Niyo filime iri hit cyane kubera ko yagisubiyemo imeze neza cyane. Ku mwanya wa 1 turasanga Ikirere. Ku mwanya wa 1 nta filime tuhasanga. Ku mwanya wa 1 ahubwo uribaza niyo filime yagukomye muri uyu mwaka. Ushobora kumva ko mugenzi wawe ushobora kureba muri comment akayisangamo akavuga ati ino filime nayo ngiye kwireba. Andika muri comment iyo filime ukeka mugenzi wawe ashobora kuvuga ati ino filime yarankomye nayo ngiye kwireba. Ciao, yari Shakuru wanyu. Imana ikomeze kubarinda, dukomeze kwibuka twiyubaka.